narabibabwiye bya bindi umuntu yosha wa mugani bavuga ngo umuheto wosha umwambi bitari bujyane. Hari abataramu bamwe radiyo imwe bakoze igikorwa genda gishima cyari cyiza, baragiye bagushakira mwanasheria umunyamategeko, baramwicaza baramubwira bati rero turashaka kugutuma ukagenda muri military. Nongera mbwira abantu mumenye uko bihagaze, ntago bari abantu bafungiye ku Murindi. Nongere mbibabwire ntago ari ku Murindi, bafungiye aho bita muri military, ntago ari ku Murindi. So mwanasheria wari woherejwe n'iyo radio, wari woherejwe n'uwo munyamakuru kugira ngo ajye gukurikirana dosiye y'umunyamakuru wo kuri iyo radio. Abarakugendeye yawukereye, arakugendeye aba agezeyo. Ahageze akubitana na afande ubishinzwe, aramubwira ati ngewe ndi mwanasheria uyu n'uyu, amwereka vitambulisho, amwereka kila kitu. Aravuga ati mimi ni mwanasheria, nimetumwa na radio fulani, nimekuja kufuatilia haswa umukiriya wanjye. Yarahageze baramubwira ati rero ibintu ni ngiye atatu ugiye guhitamo. Iya mbere, kuba ugiyemo ndani kinjiramo muri gereza ndani ukavugana n'umuntu wawe, warangiza ugasohoka. Cyangwa se kuvugana nawe bitarenze iminota 2. Icya gatatu, cyangwa se kuba urimo ukigumiramo, ubwo tukazakubwira nawe igihe uzabuviramo. Mwanasheria ngo yazinze icyo bita daftari za mazoezi, yakubise ikorosa agenda inkungugu, yarirutse, yagezeyo neza asanga kuri ya radio yamutumye neza nibwo bakirangiza icyitwa ikiganiro. Aza kubabwira icyo abonye bahungu mwe, icyo mbonye bahungu mwe. Aza kubabwira ibyo abonye nyine. Yaravuze ati hosh mugende mushaka undi mwanasheria. Ati reka ati biriya bintu birakomeye, iriya dosiye irakomeye. Niho nanjye amabere yahise yikora ntumva, ndavuga ni kumbe biba bikomeye. Umanika agati wicaye, wajya kukamanura ugahaguruka. Ariko murabyibuka abantu bigamba ngo twebwe ngo nta hantu ngo APR ngo izajya ngo ntitujyeyo, ngo twebwe ngo turimo ndani, ngo mu kizuru ngo turimo, ngo twebwe ngo turi wafuasi, ngo twebwe turi wapambe, ngo twebwe APR ngo tuzayigeza kure, ngo ndetse ngo tuzabona n'itike yo kujya mu matsinda. Bikomangaga mu gatuza, wari kuwa ni wenyewe kwa wenyewe. Tubyumvikaneho, nta muntu numwe nifuriza kujya rumande, nta muntu numwe nifuriza gufungwa, na cyane ko aba bana bose bagize ari abajyambere mbifuriza byinshi. Ariko baravuga ngo ikibidi hubidika. Na hariye tenda zambi, iyo wakoze icyaha lazima ugira gute, ujye imbere y'isheria ujye kugisubiza. Kuko baravuga ngo sheria ni msumeno, sheria ni msumeno. Ubwo mumenye icyo mvuzaho. Iyo bavuze ngo sheria ni msumeno, ni ukuvuga ngo amategeko araryana, arakeba. Icyo bita msumeno, murayizi msumeno ni icyo bita seameto, murakakuma karya imbaho gakerera. Baravuga ngo rero amategeko ni nka kariya ka seameto, murebe kariya kantu ukuntu kaba gatyaye. Araryana rero, arababaza. Kuko iyo ugeze hariya ukumva bagukatiye imyaka 5, 6, 7, 8, 10, kwa kweli abari majumu makubwa sana. Birababaza pe. Ariko niyo mpamvu bashyizeho sheria kugira ngo zihane waharifu.
ndiyo maana yake. So muti bihagaze gute rero? Inkuru nyamukuru yarinzanye ni iyi ngiyi. Umunyamakuru wanyu mwakunze, umunyamakuru wanyu wegeze kwidoga rimwe, yicara kuri radio, yikomanga mu gatuza, radio yo ku Gishushu, yikomanga mu gituza, aravuga ati reka mbwira abantu bose ni nko kuvuga atabanzi banjye bamenye ibi haya yafuatayo. Yarabivuze aranguru, yaravuga ati muwaite wote waje watege sikio. Urumva? Muwaite wote waje watege sikio. Aravuga ngo njyewe ndi muri APR kandi ndimo cyane, ngo ndetse no muri Misiri nzaba ndiyo. Murabyibuka? Abafana ba APR barababaye cyane kuko uwo munyamakuru bamufataga nk'umureyo. Muribuka ko yageze gusoma inkweto ya Rwatubyaye, avuga n'ibintu byinshi cyane. So uyu munyamakuru yarari i Bugande, ndetse n'ejo bundi Uganda ikina na Algeria yarariyo, mwaramubonye yari yicaranye n'umutoza bita Minaerte muri stade. Yari yatorotse, ndabyibuka. Hari umutaramu ukora showbiz, ukora kuri 3D, akorana n'abataramu bita, akunda gukorana no bita Romeo, bamwita Faxman Kamarade, ukunda ku breaking inkuru cyane cyane zigiye zitandukanye zo muri showbiz. Murabyibuka avuga ngo umutaramu bita Anta biganiro ngo yatorotse ngatorokera i Bugande. So amakuru yarayafite, amakuru Kamarade yarayafite koko. Umutaramu yarari i Bugande, yabutse hakiri kare ajya Uganda kuko yarafite na gahunda zo kunyanyagira, agakomezaho akubita amasafa marefu ajya sehemu za Ulaya. Byaje kurangira rero bamutaye mu mvuto, niko navuga, yisanze aho bita Igatuna, ndetse yisanga imodoka za military arizo zari zihari. Icyakurikiyeho ni ugukubitwa icyo bita pingu, yisanga neza jijini Kigali, arakomeza mpaka aho bita muri military. So breaking news, umunyamakuru bita Anta Biganiro wari umaze igihe yarasezeye itangazamakuru, ari umu agenti w'abakinnyi n'abatoza n'ibiki byose, yamaze gufatwa ndetse yamaze kugezwa aho bita muri military, hariya gerezani cyangwa se rumande. Narabibabwiye, ndababwira ini abantu bose bazi ko bakoze iki kintu bose tayari bazadakwa. Hari n'abandi ntavuze, ibi byabaye barikiri mu mahanga ariko wari Goma kujya, ariko nkuko Anta yagejejwe i Kigali ntabizi nawe, yashidutse ari gigiri, yashidutse ari muri military. Sinzi ukuntu byagenze, ariko iriya ni operation, iriya operation sinzi ukuntu nayita, ariko iriya operation ndaza kuyishakira akazina ako nayihimba, ariko yari operation nini cyane kuko umutaramu yagiye kwisanga, yisanga ari ku mupaka, icyo bita guhererekanya ariko mupaka niho yisanze, nuguhererekanya. Nibyo rero nababwiye mwabantu mwe, abantu bose bazi ko bakoze ibi ndabibabwira. Hari rero ubu ni etape par etape, baracyabadaka benshi mwagiye mubumva. Ubu hagiye gukurikiraho noneho ibyo bagiye bagura abakinnyi, ubu nibyo bigiye gukurikiraho. Buri kintu cyose ndabibabwiye, iyi ntuza izadaka watu karibia 100, kandi bose bazagezwa imbere y'ubutabera, bose bazagezwa imbere y'amategeko, bose bazagezwa hariya kugira ngo bavuge mawiri matatu. Ibyo bagiye bakora byose bazabivuga pare. So icyari kinzanye yari breaking news yo kuza kubabwira ko uwo bita Anta Biganiro tayari bamaze kumucakira. Ubarahari nawe yasanze bagenzi be, agiye kubazwa kane na gatanu, agiye gusobanura ibyo yakoze nawe kugira ngo bigende bite. Murabyumva namwe? Amenda kuurizwa. Nababwiye nguki? Ababwiye ni Taifa ngiye bizaza biba nigaramiye. Narayibabwiye. Abantu barantuka.
ariko nshimire bamwe batangiye kunsaba imbabazi, bamwe mu bafana ba APR banyandikira inbox bakambwira bati Taifa I'm so sorry, twarakurwanyije amagrupe hose, ariko ibyo wakoraga byari ibintu bizima. So guys, rwose nta muntu nifuriza igifungo. Iyo breaking inkuru gutya mutazaza mugira ngo hariho nishimiye bana ba mama, twese turi abanyarwanda, ariko nanone itegeko ribereyeho kugira ngo rize guhana, itegeko ribereyeho kugira ngo rize gukora igishoboka, ariko ibintu byose bijye ku murongo. So guys, nari babwiye kudakora subscribe kuri Bruno Taifa TV ni uguhomba, kudakora like, kudakora sharinga n'ibiganiro byanjye kugira ngo n'abandi benshi bagenda bibona, kuko narababwiye ngewe nzaza nzambaye breaking news nzibashyirira. Hari n'indi breaking news niteguye kubameneramo kwa kangahe, hagati yo kwa kane, hagati y'ejo kwa kane, mbega ntibizagira nko kwa gatandatu itaraba, nimbo ndayifuatiriye. Benshi bagiye gufatwa, naribabwiye mwe mukaye chonjo tu musubiri mutaona. So murakoze cyane, mukore subscribe, mukore like, mukore share, mwandike na comment zanyu. N'umuhungu wanyu Kalisa Bruno Taifa utankunda ninde, unyanga shauri zake uchabe kwa mentali. Ariko nje nayo yabwiye nzaza nza nicyo bita tsunami, nitakuwa narusha baruti, nitakuwa narusha kombora. Tena nitakuwa nawaletea habari za asili ambazo zimefichwa, njenza na za asili, za asili ambazo zilizopo. Asanteni sana, murakoze cyane rero, Imana ikomeze baheza.